on Deep 5 TV. Amahoro y'Imana abane namwe, guhirwa, umugisha, ibyiza byose mwifuza ku Mana ibibahe mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuza mu kiganiro. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye no kwirinda gusabiriza. Ikintu gituma abantu bakwinubira, ikintu gituma abantu batakwishimira, kigatuma abantu uhamagara umuntu yabona ko ari wowe uhamagaye agahita akupa telefone kubera yuko ntabwo akeneye kumva ibintu muganiriza, arabizi yuko ibyawe ni ugusabiriza, ni ukugira gute. Bantu banjye tujya tubana ahangaha murabizi ikintu bita amafaranga kiravuna cyane, kuyakorera biravuna, kuyabona ni ukwiyuhakuya. Rero hari abantu babayeho yumva ko ubuzima bwe bwose yajya ahora ahamagara abantu mumpe. Ibyo bintu rero ntabwo biba byiza, birarambirana, ugasanga buri muntu wese arifuza kukuboroka muri telefone ye, ntabwo ashaka kukumva kubera yuko azi yuko nta kintu kizima kikuvamo. Ibikuvamo ni ugusabiriza, mbese ni ugusiteresa abantu. Narababwiye nti rero ahangaha tuzajya tuhigira ibintu byinshi kandi bitandukanye, ariko bidufasha kubaho nta stress dufite mu mibereho yacu. Ibibazo bijya biba byinshi ku isi, tujya tubigira, nta muntu utagira ikibazo. Igihe yavutse akagera ku isi ibibazo bihora biza, ariko Imana nayo ikagenda ibikemura. Tubayeho mu buzima bw'ibyiza n'ibibi, ibibi ni byiza bigenda byihinduranya uko bwije n'uko bukeye. Rero bantu banjye tujya duhurira ahangaha nk'uko ahari mu ishuri kandi tuhigira, ndifuza yuko buri muntu wese ujya ukunda kubana nanjye yiga gukora umwanya we munini cyangwa se ibitekerezo bye akabihoza ku mikorere no kwishakamo imbaraga, kugira ngo atagira umuntu akenera bigatuma amusiteresa, wa muntu akavaho yakugoroka kuri telefone ye adakeneye kukumva. Iyo ukunda gusabiriza cyane, umuntu agufata nk'udashobotse cyangwa se agufata nk'inabuti, agufata nka feke, akagusuzugura kuko aba abona ko nta kintu wakwigezaho, yumva yuko ugizwe n'abantu, akavuga ati uyu nawe ibye ni ugusabiriza. Rero impamvu nshaka yuko twiga kwigira, tukiga no gukora, tugasenga Imana ikabidufashamo, ni uko iyo ubasha kuba hari icyo wakwigezaho, ba bandi aho bakakwinubiye ko bakenera, ahubwo bumva bashaka ko muganira kugira ngo ubatize ibitekerezo, baba bashaka kukwegera kugira ngo bagire icyo bakungukiraho, cyangwa se rimwe na rimwe wenda n'umuntu akenera wowe kugukeneraho ikintu, ibyo bigatuma yumva kugushaka nta stress bimutera. Rero njyewe ndimo ndaganiriza abakunzi banjye, twirinde ikintu cyo guhora dusaba ngo tubyimike mu buzima bwacu. Wumve yuko uzabona umwenda mwiza ukwiye kuri runaka, wumve yuko uzagaburira abana cyangwa se nawe uzigaburira wageze kwa runaka, wumve yuko ikibazo ufite icyo ari cyo cyose kizakemuka ariko ari runaka wakigukemuriye. Abantu babaho mu buzima bwo kumva ko bishingikirije ku mbaraga z'abandi bantu, usanga n'ubunebwe bubokama, umuntu akabaho ari regeza, adashaka gukora, akavuga ati sigiye iyo nkeneye imyenda barayigurira, iyo nkeneye amavuta yo kwisiga barayangurira. Ibi bintu cyane cyane wenda reka nganize nk'abana b'abakobwa, hari ukuntu abakobwa yikanga ko ari mwiza, akareba indeshyo, akareba imiterere, akareba hagira umuntu umubwira ko ari mwiza, agaprofitira aho ngaho akavuga ati buriya runaka kuko afite akazi karyoshye. Ubwo cyane cyane nk'abasore, hari ukuntu umukobwa abwirwa ko ari mwiza, noneho agahita areba wa musore ubimubwiye akavuga ati bitewe n'akazi keza afite, uriya niwe ugiye kujya ngurira imyenda, niwe ugiye kujya ngurira amavuta, niwe ugiye kujya ngurira ibiki. Noneho uriya musore nawe iyo yamaze kubona yuko utuntu aguha tugutereka ahantu hamwe, akugira igikoresho, akumva yuko ikintu cyose azakenera n'umubiri wawe nawe ukenera, azagura twa tuntu ukaza kudufata iwe kugira ngo akunda kubone. Uyu musore rero aranagusuzugura iyo abona yuko wambara umwenda cyangwa ukisiga amavuta uko ugombye kumusabiriza. Igihe kiragera mwagira n'akantu gakeya mupfa, nkasibana sitakumanya amahembe, sorry, mwagira akantu mupfa
akavuga ati reka mwihorere icyo nzi icyo azankenera kuko azakura hese ariya mavuta namuguriraga y'ibihumbi 50, azakura hese iriya nkweto namuguriraga ya 20, byanga bikunda azankenera. Uyu musore akaba atahindukira ngo arebe niba ari nawe ufite amakosa, avuga ati reka ngende mwegere musabe imbabazi, arabizi ko amafaranga ye afite azatuma wowe umukenera. Rero bakobwa barumuna bacu, inshuti zacu, ndagira ngo twige gukora, kuko iyo ubayeho mu buzima bwo kubona wakwigira icyo wigezaho nta muntu ugusuzugura. Uyu musore ntazagusuzugura. Aba bakobwa bakunda gusabiriza cyane, bakobwa bacu aha hari ubuhigire, ibintu byo gusaba cyane ntabwo ari byiza. Aba basore bituma babidusuzuguriramo. Njyewe ubikubwira ndi umukecuru, ariko nanjye icyo kigero nakinyuzemo. Umusore uhora umubwira ibibazo ufite bituma agufata nk'umuntu wa feki, bigatuma agusuzugura. Rero ngaruke ku bagore, hari ukuntu abagore twiha ibyo kwirirwa dusabiriza abagabo, wampaye iki wampaye iki wampaye, kumva ko ukeneye rwose direct uhita uhamagara umugabo uti nk'aka kantu, yes arakaguha, ariko nyuma yo kukaguha ejo n'ejo bundi ukabona yuko ibintu byinshi umukenera, niho navuze umuntu akora ikosa akagukorera ikosa, aho yakagusabye imbabazi akumva ko amafaranga ye afite ariyo azakuzana akamukwegereza, bigatuma ahora agusuzugura muri ya mafuti ye, akumva uzayamwubahiramo kuko uzamukeneraho amafaranga. Ariko buriya iyo wifite nawe ukaba ufite aho wakwikurira muri ya makosa ye, agera akavuga ati se n'ubundi ndamukangisha iki ko ibi yabasha kubyigurira, akagaruka agahindukira akabona yuko yakoze ikosa akakwegera kukabikemura. Bantu banjye rero, mu buzima busanzwe umuntu ubaho atunzwe no gusabisa no gusabiriza, izi telefone tuzigoroka buri munsi, abantu birirwa basaba. Umuntu utarakora iki cyaha cyo kuboroka umuntu wirirwa amutesha umutwe amusaba ibintu, sinzi ubwo uwo ari we, twese turabikora, ukabihaga. Wabona telefone y'umuntu isomye ukavuga uti buriya ubwo ari we, uba agiye kumbwira yuko yaburaye, agiye kumbwira yuko ibiki, agiye kumbwira yuko ibiki. Niyo mpamvu rero abantu bamenya bazana utuntu tw'ubwenge, aho kugira ngo umusabe uzamuhamagara umubwira uti ndagira akazi nshobora gukuraho aya mafaranga, wenda aguha imyenda uyimumesere, aguha amafaranga ye wabimukoreye, jya ubijyana muri iyo sanse. Umuntu w'inshuti yawe magara ntabwo yakunamisha imyenda ngo uyimese, ntiyakujyana mu murima ngo umuhingire, afite icyo agufasha ahita agufasha, ariko uba wabizanye neza. Ariko iyo ubizana usaba aragusuzugura, ugasanga ucitse n'amazi. Murakoze, ibiganiro byacu ni akagaruka. Iri ni isomo ryiza twize, guharanira kwigira aho gutungwa no gusaba, kugira ngo abantu batatwinuba. Mureke tubireke, twige gukora. Imana iziduhera umugisha mu byo twakoze, n'abadukunda badukunde, baze batwunganire, ariko dufite icyo twahereyeho. Bye. Yabaye sevude kubera ko njye kwedita bakunda kuboneka aha ngaha on Deep5 TV. Amahoro y'Imana abane namwe, guhirwa, umugisha, ibyiza byose mwifuza ku Mana ibibahe mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuza mu kiganiro, tugiye kuganira ku kintu kijyanye no kwirinda gusabiriza. Ikintu gituma abantu bakwinubira, ikintu gituma abantu batakwishimira, kigatuma abantu uhamagara umuntu yabona ko ari wowe uhamagaye agahita akupa telefone, kubera yuko ntabwo akeneye kumva ibintu muganiriza, arabizi yuko ibyawe ni ugusabiriza, ni ukugira gute. Bantu banjye tujya tubana aha ngaha, murabizi ikintu bita amafaranga kiravuna cyane, kuyakorera biravuna, kuyabona ni ukwiyuhakuya. Rero hari abantu babayeho yumva ko ubuzima bwe bwose yajya ahora ahamagara abantu mumpe. Ibyo bintu rero ntabwo biba byiza, birarambirana, ugasanga buri muntu wese arifuza kukuboroka muri telefone ye, ntabwo ashaka kukumva, kubera yuko azi yuko nta kintu kizima kikuvamo. Ibikuvamo ni ugusabiriza, mbese ni ugusiteresa abantu. Narababwiye nti rero
ahangaha tuzajya tuhigira ibintu byinshi kandi bitandukanye ariko bidufasha kubaho nta stress dufite mu mibereho yacu. Ibibazo bijya biba byinshi ku isi, tujya tubigira, nta muntu utagira ikibazo. Igihe yavutse akagera ku isi ibibazo bihora biza, ariko Imana nayo ikagenda ibikemura. Tubayeho mu buzima bw'ibyiza n'ibibi, ibibi ni byiza bigenda byihinduranya uko bwije n'uko bukeye. Rero bantu banjye tujya duhurira ahangaha nk'uko ahari mu ishuri kandi tuhigira, ndifuza yuko buri muntu wese ujya ukunda kubana nanjye yiga gukora umwanya we munini cyangwa se ibitekerezo bye akabihoza ku mikorere no kwishakamo imbaraga kugira ngo atagira umuntu akenera bigatuma amusiteresa, wa muntu akavaho yakugoroka kuri telefone ye adakeneye kukumva. Iyo ukunda gusabiriza cyane umuntu agufata nk'udashobotse cyangwa se agufata nk'inabuti, agufata nka feke, akagusuzugura kuko aba abona ko nta kintu wakwigezaho, yumva yuko ugizwe n'abantu, akavuga ati uyu nawe ibye ni ugusabiriza ni ugusabiriza. Rero impamvu nshaka yuko twiga kwigira, tukiga no gukora, tugasenga Imana ikabidufashamo, ni uko iyo ubasha kuba hari icyo wakwigezaho, ba bandi aho bakakwinubiye ko bakenera, ahubwo bumva bashaka ko muganira kugira ngo ubatize ibitekerezo, baba bashaka kukwegera kugira ngo bagire icyo bakungukiraho, cyangwa se rimwe na rimwe wenda n'umuntu akenera wowe kugukeneraho ikintu, ibyo bigatuma yumva kugushaka nta stress bimutera. Rero jyewe ndimo ndaganiriza abakunzi banjye twirinde ikintu cyo guhora dusaba ngo tubyimike mu buzima bwacu. Wumve yuko uzabona umwenda mwiza ukwiye kuri runaka, wumve yuko uzagaburira abana cyangwa se nawe uzigaburira wageze kwa runaka, wumve yuko ikibazo ufite icyo ari cyo cyose kizakemuka ariko ari runaka wakigukemurira. Abantu babaho mu buzima bwo kumva ko bishingikirije ku mbaraga z'abandi bantu, usanga n'ubunebwe bubokama, umuntu akabaho ari regeza adashaka gukora, akavuga ati sigiye iyo nkeneye imyenda barayigurira, iyo nkeneye amavuta yo kwisiga barayangurira. Ibi bintu cyane cyane wenda reka nganirize nk'abana b'abakobwa, hari ukuntu abakobwa yikanga ko ari mwiza, akareba indeshyo, akareba imiterere, akareba hagira umuntu umubwira ko ari mwiza agaprofitira aho ngaho akavuga ati buriya runaka kuko afite akazi karyoshye, ubwo cyane cyane nk'abasore hari ukuntu umukobwa abwirwa ko ari mwiza, noneho agahita areba wa musore ubimubwiye akavuga ati bitewe n'akazi keza afite, uriya niwe ugiye kujya ngurira imyenda, niwe ugiye kujya ngurira amavuta, niwe ugiye kujya ngurira ibiki. Noneho uriya musore nawe iyo yamaze kubona yuko utuntu aguha tugutereka ahantu hamwe, akugira igikoresho, akumva yuko ikintu cyose azakenera n'umubiri wawe nawe ukenera, azagura twa tuntu ukaza kudufata iwe kugira ngo akunda kubone. Uyu musore rero aranagusuzugura iyo abona yuko wambara umwenda cyangwa ukisiga amavuta uko ugombye kumusabiriza. Igihe kiragera mwagira n'akantu gakeya mupfa, nkasibana sitakomanya amahembe sorry, mwagira akantu mupfa akavuga ati reka mwihorere, icyo nzi cyazankenera kuko azakura hese ariya amavuta namuguriraga y'ibihumbi 50, azakura hese iriya nkweto namuguriraga ya 20, byanga bikunda azankenera. Uyu musore akaba atahindukira ngo arebe niba ari nawe ufite amakosa, avuga ati reka ngende mwegere musabe imbabazi, arabizi ko amafaranga ye afite azatuma wowe umukenera. Rero bakobwa, barumuna bacu, inshuti zacu, ndagira ngo twige gukora, kuko iyo ubayeho mu buzima bwo kubona wakwigira icyo wigezaho nta muntu ugusuzugura. Uyu musore ntazagusuzugura. Aba bakobwa bakunda gusabiriza cyane, bakobwa bacu aha hantu higire, ibintu byo gusaba cyane ntabwo ari byiza. Aba basore bituma babidusuzuguriramo. Njyewe ubikubwira ndi umukecuru ariko nanjye icyo kigero nakinyuzemo. Umusore uhora umubwira ibibazo ufite bituma agufata nk'umuntu wa fake, bigatuma agusuzugura. Rero ngaruke ku bagore, hari ukuntu abagore twiha ibyo kwirirwa dusabiriza abagabo, wampaye iki wampaye iki wampaye, kumva ko ukeneye rwose direct uhita uhamagara umugabo uti nk'aka kantu, yes arakaguha, ariko nyuma yo kukaguha
ejo n'ejo bundi ukabona yuko ibintu byinshi umukenera. Niho navuze umuntu akora ikosa akagukorera ikosa, aho yakagusabye imbabazi akumva ko amafaranga ye afite ariyo azakuzana akamukwegereza, bigatuma ahora agusuzugura muri ya mafuti ye, akumva uzayamwubahiramo kuko uzamukeneraho amafaranga. Ariko buriya iyo wifite nawe ukaba ufite aho wakwikurira muri ya makosa ye, agera akavuga ati se n'ubundi ndamukangisha iki ko ibi yabasha kubyigurira, akagaruka agahindukira akabona yuko yakoze ikosa akakwegera mukabikemura. Bantu banjye rero, mu buzima busanzwe umuntu ubaho atunzwe no gusabisa no gusabiriza, izi telefone tuziboroka buri munsi, abantu birirwa basaba. Umuntu utarakora iki cyaha cyo kuboroka umuntu wirirwa amutesha umutwe amusaba ibintu, sinzi ubwo uwo ari we, twese turabikora ukabihaga. Wabona telefone y'umuntu isomye ukavuga uti buriya ubwo ari we, uba agiye kumbwira yuko yaburaye, agiye kumbwira yuko ibiki, agiye kumbwira yuko ibiki. Niyo mpamvu rero abantu banyenya mbazanira utuntu tw'ubwenge, aho kugira ngo umusabe uzamuhamagara umubwira uti ndagira akazi nshobora gukuraho aya mafaranga, wenda aguha imyenda uyimumesere, aguha amafaranga ye wabimukoreye, jya ubijyana muri iyo sanse. Umuntu w'inshuti yawe magara ntabwo yakunamisha imyenda ngo uyimese, ntiyakujyana mu murima ngo umuhingire, afite icyo agufasha ahita agufasha, ariko uba wabizanye neza. Ariko iyo ubizana usaba aragusuzugura ugasanga ucitse n'amazi. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Iri ni isomo ryiza twize, guharanira kwigira aho gutungwa no gusaba, kugira ngo abantu batatwinuba. Mureke tubireke, twige gukora. Imana iziduhera umugisha mu byo twakoze, n'abadukunda badukunde, baze batwunganire, ariko dufite icyo twahereyeho. Bye. Yabaye sevude kubera ko njye kwedita